Uriya cyo wigira wowe ngibiki. Turaje tubatsinde ubundi mubibone. Kira kikine. Mereza gatatu. Kuvuga ngo rero wowe uyu nguyu no mujyamo. Kabisa tugomba kumutsinda. Mbese bimaze kwa bingana. Kaza ahubwo ngo bakuremo ishati. Ngo binga nese Akira tumaye kuyitsinda. Yewe se komeza utange sha. Wowe gana. Ako ntabwo nanze kamakarita ryoha gutya. Ntabwo nari mbizi. Ukora mu mifuka y'abantu se. Ariko Jimmy Harya wakasike. Ndakinnye amakarita yaba. none se mwana bundi ukazi ngo bimeze bite? Nahise nabikurikirana Nta kazi mfite njyewe nkora mu mufuka ubu ngubu. Nta kazi ku mutima. umutima. Abantu bafite imitima Ya se Roma nacyo nani kintu cyo kirimo kiravuga. Kristo maraso nukaza mufuka mu bantu. Bwana yana Rose yamba yarivuyeho cyane. yararetse yarya. Yarakuze da. Oya wowe ku nagare wari gukina. Uyu yari yari. Ubisurirwa umuvuga. Domo Rose abikota bayambaye warikura he. Ikote ryanjye. Cyakoze nakibaze neza ngo ibyo bikota bayambaye. Ako Farao. Bwana ari umusore mwiza. Ariko naruko. Wavuze Oya mukine kadukine. Wakinye mbere wowe. Kina nta kibazo. Wogira akazi wowe. Ukina rad. Aya Farao ariko urabizi. Yewe ariko bari n'umusitari. tume tutabatsinda se. Turabatsinda rege byo mwivugisha muri burantereta so ngo nkunde simbatsinda. Tugutereta se wowe. Buretse gato. Wabonye kuri umurongo kumugaragara. Uretse yewe garize kira hasi Urongo y'umuntu. kugira none arangije se none ashaka Udasuza abana ariko. Sita no namura tuzari nohera. Mubaza amakuru si mukuru ariko. Hano katenze kari butebwe. Mugisha ko mbona hisa hinduka se. Mugisha se nundi ko abayishimiye Ntacyo dukine ntari bikadikine. wewe komeza ikine Oya kadukine nari. Oya mureke dukine ntari nta kibazo. ni karibu hano wa Ngewe bitora. Aragenda mwana we nta makarita uzi. Aya. Usanga Ahubwo wowe niko ukina mbere y'abandi. Uro ndabona nabyanye nani ne mwamuhaye umva katwigendere pe. wabuze kwimuha kandi umuzanye Genderera ata reka dukomeze twikomere twitine. Ayi. nta kibazo turemera ko badutsinze. Basi turemera ko hano kwa turiyo gusekera n'umugore baturajyayo. Turaza kubipanga mani. Rero ufite ikofa ari. Ayi kofise. Oya nawe urese wowe turagenda wowe nayo ufite. kandi wabona twaba uriya ni umukobwa mani ubu nongera gukina ikarita neza. Ntabwo uri bwongere pe. uriya ni umukobwa yashabaga Bari abakobwa baraduhebukira ubwiza ukuri. Kuva navuka. Uyu mukobwa pe. uriya ni umukobwa Kagira ibintu byose mwahoze muvuga. Hano unabyumvaga. Ntabwo wabyumva. Rero ntabwo waruhari. Ntabwo waruhari. shamu mureke ibyo avuga uriya bagutuma umukobwa ukazanura none dore ngo umutima ngo urahiye Shiriwe ariko nanjye ase wo ntabwo wabonye mwana. Mwana ni mwiza. sheri we si bica muzi he Ariko ni mwiza. nzaba ndeba nga uriya nta bwiza afite mwana ahubwo wisara kandi warataye None se mu nta mukobwa Ariko na Farao nabona yamureba vugisha. ubwo rero nawe uve mu byawe ngo ubonye umukobwa hano kuri kwimana uriya n'umukobwa gukuye mu byawe koko wajye mumumbwirira ko Ariko buri boye ukuntu ari mwiza. reka reka Ubonye ari amaso yiwe. Oya ubonye iriya minwa. nizanyimeka nkubwire reka mbikubwira udomo uriya mukobwa ngenda Farao ntabwo uriya nta matereta Farao shana dore ngo avuye mu byo ngo abonye umukobwa utarakunda shanga mbukura umutima wawe. arimo aranatitira rega arakoje kuko uriya ni umukobwa uvuye mu byo reba imisatsi afite reba ibyenda yambaye habe no gusuka koko ndabonaga ari ibisanzwe nuko abona ni mubi rwose uriya mukobwa pe Mani ngiye bikarita bya. oya mani rero se
umuntu nakunze. Mane we oya mane urahaguruka. Wowe wihaguruka ngo kubera ko ngo ikarita ngo bavuze ko umukobwa ari mubi. Cyambere cyo aranagiwe uzamukura yorani na mubi. Afrika gende mane kino. Ni mubi. Barana biki gihe mane. Yewe kubwiyo mpamvu urumva. Yakina mane yakabwira ikarita byanyu ngo nabyikina. Ntabwo nakina nawe urimo urasebya umuntu nakunze. Umukobwa ni mubi mwana. Nta mukobwa umurimo. Shaka kora bara abakobwa baraduhemukiye. Batumye ureka gukina amakarita ngo kubera abakobwa. Okay genda nta kibazo.